mukabereka ko dutekanye, ko twishimye, ko dukize, nta munyarwanda wicwa n'inzara. Nyamara ntabwo ari ko bimeze. Abanyarwanda baboza imitima, abanyarwanda barababaye, abanyarwanda benda gusandara imitima. Ubundi ngo mumuhaye ngo ikiro cy'ibishyimbo bidateze gushya, ikiro cy'ibishyimbo kimwe akagitekesha amakara y'ibihumbi 2. Uwo muturage muramufashije cyangwa muramuhimye? Ni ukumubwira ngo jya mu rugo, mushaka ubeho, mushaka upe, ntabwo ibyo twibiturebe. Umubyeyi watanze ayo mafaranga yose akikokora ngo umwana ajye kwiga uyu munsi, akaba amwicaranye mu gutekereza ikimungu yicaranye. Ariko abayobozi mutekereza ikimungu cy'ababyeyi bicaranye abana imyaka 2 mu rugo batiga. Message nashaka gutambutsa naba nayitambukije, kandi reka mbabwire, n'uwangira nabi n'uwanyica ejo havuka undi umeze nkanjye. Banyarwandakazi, ndahangaho nishimiye kuganira namwe, ariko reka mbanze mbibwire kuko biba byiza burya iyo abantu bagenda ntibaziranye. Si byiza ko nza ngo mbatureho ibiganiro ariko ntabanje ngo nanabibwire. Amazina yanjye nitwa Idamange Iryamugwiza Yvonne, ntuye mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kimironko. Ndi umunyarwandakazi. Mu buzima busanzwe navukiye mu karere ka Kamonyi, mu ntara y'Amajyepfo, mu murenge wa Rugarika, aho bakunze kwita muri Kigezi. Ni naho nize amashuri yanjye abanza, nkomereza amashuri yisumbuye Ikansi i Butare, nyarangiriza kuri Ekose Musambira, niho narangirije segonderi. Nkomeza kaminuza nayigiye muri Kigali Institute of Management, KIM, Masters nayikoreye muri UEK. Nkaba rero ndi umubyeyi, mfite abana 4, ariko nkaba nifuje kuganira namwe nk'abanyarwanda bagenzi banjye, nk'umunyarwandakazi ukunda igihugu cyanjye, uharanira ishema ry'abanyarwanda bagenzi banjye. Hari ingingo rero z'ingenzi nifuje ko tuganiraho. Nifuza ko twaganira ku bintu byinshi, ariko byose ntabwo nabirangiza icyarimwe. Gusa hari ibyo nifuje ko twaganiraho by'ingenzi. Ingingo ya mbere nifuje ko twaganiraho ni ingingo ivuga ngo uburenganzira bwo kubaho nk'uko bikwiriye. Ingingo ya kabiri ni ingingo ivuga ku burezi mu Rwanda. Ingingo ya gatatu ni ingingo ivuga ku burenganzira bw'imyizerere ku munyarwanda. Ingingo ya kane ari nayo ngingo ngira ngo dusorezeho, ni ingingo ivuga ese aha abanyarwanda ntitwaba tuyobowe turiho se nk'intama zitakigira umwungeri. Munyemerero tuganire duhereye ku ngingo ya mbere, ari ivuga uburenganzira bwo kubaho nk'uko umuntu abikwiriye. Abenshi wenda bari kwibaza batese uyu muntu ko tuganiriza ku burenganzira bwo kubaho ntidutuwe turiho. Hari ukubaho, ariko hari ukubaho byo gupfa kubaho atari uko umuntu akwiriye kubaho. Mu burenganzira rero dufite nk'abantu bwo kubaho, hari uburenganzira dufite twahawe n'Imana tutemerewe kugira umuntu n'umwe ubutwambura. Tuvuge nk'urugero, uburenganzira bwo guhumeka. Umwuka uhumeka n'Imana iwuguha, nta wundi muntu ugomba kuwugiramo uruhare rwo kukubuza guhumeka, kereka ari Imana yonyine yawuguhaye. Ubu rero nko muri iki gihe, impamvu nshatse ko tuganira kuri iki kintu cy'uburenganzira bwo kubaho nk'uko bikwiriye, mu gihugu cyacu hamaze igihe kinini dufite ibibazo, ndetse no ku isi yose, bw'icyorezo cya coronavirus. Ariko ugasanga kenshi na kenshi nkatwe abanyarwanda icyo cyorezo kiraje kitunaniye kukijera, ndetse ku ikubitiro rya mbere duhise tuvuga ngo abaturage
tugume mu rugo. Haje ikintu cyitwa guma mu rugo, umuntu atabyiteguye, umuntu bimeze nkaho ari nk'imvura iguye nayo itakubye. Ugasanga inama y'abaminisitiri irateranye, baravuze bati inama y'abaminisitiri yanzuye ko abanyarwanda bose baguma mu rugo, nta muntu wemerewe gusohoka ngo ave mu rugo rwe. Ariko iyo myanzuro igafatwa mu masaha ya mu gicuku, mu masaa sita z'ijoro. Kenshi na kenshi abantu bamwe baryamye bararanye gahunda bazi ko bari bujyemo, nyamara babyuka bagasanga gahunda zahindutse. Iyo myanzuro igafatwa hari umuturage utahashye, hari n'utanafite n'igiceri na kimwe mu rugo ashobora guhaha ngo agaburira umuryango we. Iyo myanzuro igafatwa mu gicuku. Mu by'ukuri ntabwo naje hano kugira ngo ndwanye ngo abanyarwanda ngo bareke kwirinda coronavirus. Oya, ni icyorezo kiriho ndanacyemera, ariko icyo nsaba leta yacu y'u Rwanda ni ukugira ngo tubashe kurwanya icyo cyorezo, tukimanaginge, twebwe tuyobore corona, ariko kugira ngo corona ituyobore, corona iduseseze mu myobo, corona iduhabure, ibintu byose bihinduke corona, ubuzima bw'abantu buhagarare kubera corona. Nibyo koko ko kwirinda, dukaraba intoki, dushyiramo metero, ndabyumva no kudasabana, ariko tutirengagije ubuzima bw'abanyarwanda. Niba inama y'abaminisitiri iteranye bakavuga bati abanyarwanda bagume mu rugo, mwirengagije ko hari abanyarwanda badafite ikintu cyo kurya, mwirengagije ko 3/4 by'u Rwanda by'abanyarwanda barya ari uko bahagurutse, bashakishije, bahize, uwo muturage mukingiranye, muramukingirana, murinde corona yicwa n'inzara. Ibyo byo biraba bimaze iki? Mukavuga muti turabafasha, aho niko leta yambwira iti dufasha abaturage iyo twabakingiranye. Mubaha iki? Bya bifu byapfuye bya kawunga byaboze birura, mugenda mukavuga ngo murabahaye, nyamara ibyo bifu ntibabasha no kubisongamo ubugari burya, birabananira ngo babishishamo igikoma kugira ngo babashe kubona ukuntu babinywa, kuko ubugari bwarananiye ntibushobora kubaho. Ese nk'uwo muturage uramufashije cyangwa umushyize mu gihano? Ubundi ngo mumuhaye ngo ikiro cy'ibishyimbo bidateze gushya, ikiro cy'ibishyimbo kimwe akagitekesha amakara y'ibihumbi 2. Uwo muturage muramufashije cyangwa muramuhimye? Ni ukumubwira ngo jya mu rugo, ntushaka ubeho, ntushaka upfe, ntabwo ibyo twibitureba. Ariko nkamwe bayobozi, ibi biryo muha abanyarwanda nabyo bitabasha kubageraho bose, izo kawunga n'ibyo bishyimbo, hari n'umwe muri mwe wabifata akabijyana mu rugo rwe akabigaburira abana be? Birakwiye ko dufata imyanzuro, ariko tubanje no kureba ku buzima bw'abanyarwanda bari hasi. Ntabwo abanyarwanda twese dufite ubuzima bumwe, ntabwo abanyarwanda twese tubayeho kimwe. Ntabwo bikwiriye rero ko Burayi bufata imyanzuro ngo bugumishe abaturage mu rugo, Amerika ifata imyanzuro igumisha abaturage mu rugo, n'u Rwanda rufata imyanzuro rugumisha abaturage mu rugo, nyamara nta kintu kibanze mubahaye cyo kubaho. Ibyo bihugu iyo bigumisha abaturage babyo mu ngo barabatunga, nta muturage wakicwa n'inzara, nyamara tutirengagije ko abanyarwanda benshi inzara yabica. Aho wenda ho abenshi ntibabyumva, kuko nka minisitiri aravuga ati, minisitiri Shyaka njye naramwumviye avuga ati aho kwicwa n'inzara aho kwicwa na corona nakicwa n'inzara. Ariko minisitiri, inzara iteze kuzakwica ryari? Tuvugishije ukuri, uri minisitiri, umushahara wawe ukwezi uraza, wakora utanakora, wagumisha abaturage mu rugo utabagumisha mu rugo, wowe umuturage umushahara wawe uraza, ni ryari inzara izakwica? Uretse kuba ukinya umuturage ku mubyimba ukamubwira ngo kwicwa na corona uzicwa n'inzara, kandi unanabizi neza ko nta yenda kukwica. Ubundi ukavuga uti mugume mu rugo, n'abaturage bitwaza za nzaruhahira zikabumira ku mugongo, umunsi wose azererana nzaruhahira irimo uduseri 2 tw'ibitoki, nabo turabafatira imyanzuro. Ariko nkwibarize nkawe minisitiri Shyaka, koko kw'ibyo aribyo byose utavukiye New York cyangwa utavukiye hehe, uri umunyarwanda wavutse nk'uko twese twavutse, uyobewe neza yuko umuturage wo hasi agomba kubungana nzaruhahira kugira ngo aramuke? Ese utekereza ko we yakanga gukora stoke ngo abeho neza nk'uko wowe nawe uriho? Ese utekereza ko we yakanga guhahisha imodoka nk'uko nawe uyihahisha? Arabungana nzaruhahira kuko niko ubuzima ariho bumeze.
ntabwo twese tuzabaho kimwe. U Rwanda si igihugu cy'abakire gusa, ni igihugu cy'abakire n'abakene, kandi turi muri demokarasi, twese tugomba kugira uburenganzira bungana. Ayo masera abiri y'ibitoki uvuga niyo yabashije kubona, niba nawe ahubwo yayabonye, kuko hari n'umutane yabonye uryamye mu nzu wabuze n'umugeraho, inzara yamwishe. Ariko impamvu bivuga ni uko abana bawe bariye. Impamvu bivuga ni uko iyo nzara uhahira utari mu kuyibungana kuri uyu munsi. Warayibungana hano mu shota bamubaza ngo ugiye he, ariko wowe uragenda nta kibazo. Niyo mpamvu wirengagiza ibibazo by'Abanyarwanda. Ayo ni amagambo asesereza Abanyarwanda, ntabwo ari amagambo y'umuntu uhagarariye Abanyarwanda ukwiye kugenda ngo babwire. Ibyo ni ibibabaza abantu, kuko urabivuga hari benshi bashonje babuze uko babigenza. Kuri icyo kibazo rero cyo gukingirana abantu rwose, ngewe kuganjye nk'umunyarwanda utinyutse, kuko benshi niko babyifuza ariko baratinya babura uko bavuga, ariko nkanjye umunyarwanda utinyutse warangije gushira ubwoba ubu ngubu, ndasaba leta y'u Rwanda ngo idukingurire, mudukingurire tujye hanze, dukore twihigire nk'uko twihigiraga, twitunge nk'uko twitungaga, mwe kuduha izo ntica ntikize nazo zigera kuri bamwe abandi ntizibagereho. Turabasaba ko mudukingurira rwose, mudukingurire tuve mu mazu tujye hanze. Muravuga ngo nkawe Minisitiri Shyaka, ndakomeza kukubwira, numvishe kubwira abantu ngo mukore siporo, ngo muzikorere ngo nimukora siporo muzikorere mu ngo, ngo ntabwo twemerera abantu gusohoka. Shyaka ninde muntu ukubwiye ko abaturage b'Abanyarwanda bose baba mu bipangu byabo? Hari abaturage badafite ibipangu byabo bihagije byo gukoreramo izo siporo, kandi imibiri yabo ikeneye siporo. Niba koronije ifite ikibazo ifata mu myanya y'ubuhumekero, tugomba gukora siporo. Kuki tubuza gukora siporo? Abo bantu bagiye kurwara izindi ndwara kubera gukingiranwa mu nzu. Murafata umuntu mumubwire ngo guma mu nzu, nyamara bizinesi ze zirimo zirahomba. Yashoye amafaranga menshi, arimo amadeni ya banki, ejo banki zamwishyuza. Mwebwe ntabwo Rwanda Revenue mwigeze muyihagarika nka leta, imisoro irabara buri munsi. Wa muturage arabarirwa imisoro, arabarirwa inzu akoreramo, azishyura ubukode bwayo, arabarirwa kredi ya banki izaza kumutereza ibye cyamunara, hanyuma se arajya mu nzu asinzire gute, atuze, yirinde corona gute? Hari ubuzima bw'ibanze mugomba kureka abantu bakabamo. Mwifata imyanzuro Uburayi bwafashe ngo bukingirane abantu kandi bufite ubushobozi bwo kubatunga, ngo namwe mwidufatireho nko mu Rwanda. Inaha dufite uko tubayeho, ubuzima bwacu twese turabuzi, ntabwo ari ubwo buzima bw'Abanyaburayi. Kandi tunibuke ikindi, ntabwo bakidukoronije rwose. Tubimenye yuko tutakiri mu bukorone bw'abazungu ngo bavuga ngo bafashe imyanzuro iwabo natwe tuyishyize mu bikorwa. Ntabwo bikoshoboka. Ari icyo gihe demokarasi twarwaniye ntacyo yabitumariye. Njye kubwanjye rero nk'umunyarwanda ukunda igihugu cyo ukunda Abanyarwanda, nagira ngo mbasabe mu izina ry'Abanyarwanda bagenzi banjye ngo mutwemerere Abanyarwanda basohoke bajye hanze, kuko atari ibyo abantu bazicwa na za depression. Bazajya mu nzu baryame, bibaze ibihombo, ibibazo n'ibiki byose, agume muri ibyo adeprime. Abantu biyongera imitima, corona n'indwara iriho turabizi, ariko mwigire iturufu mutubabarire. Ntabwo ariyo ndwara yonyine ibonetse mu Rwanda iduhangayikishije. Habanje za kanseri, haje izindi zicaga abantu, haje za sida zisha abantu benshi, ariko nta ndwara yigeze ituma badukingirana. Nimudukingurire tujye hanze, twirinde corona, ariko dukore dutunga imiryango yacu. Mutubabarire rwose, mwe kudushyira muri izi gereza mutatubwira ibyaha twakoreyemo bituma mudufungirana. Mutibagije ko hari imiryango myinshi mwagiye mutandukanya. Hari abantu bamwe babaga bagiye mu ntara cyangwa abandi baje mu mujyi wa Kigali kandi bagomba gutaha. Abo bantu batandukanye n'imiryango yabo kandi n'uburenganzira bwabo bwo kubana n'imiryango yabo. Icyo kintu ntimukirengagize rwose, mwirengagize uburenganzira bw'umuryango. Kandi niba mubanze murebe n'iki gihe cyose cyabayeho cy'ibihombo, mukuriraho abantu iyo misoro, basi abantu babanze biyubake, bazabone gutangirana no gusora ariko banakora.
kubwira umuntu ngo funga saa 12 se bwo mutaranadukingirana warangiza ukamubwira ngo tanga imisoro wowe kandi yose arayikura hehe arakuraho amafaranga. Icyo kintu mukigeho, mureke kujya muduturaho ibyemezo ngo inama y'abaminisitiri yateranye ngo yemeje ibi nibi, ngo yemeje ko muguma mu rugo, ngo yemeje ibi nibi, munabitubwirana agasuzuguro n'ubwiyemezi n'ubwihenuzi byinshi. Mubitubwire nk'abanyarwanda, mubitubwire nk'abantu dutuye mu gihugu nk'igihugu kigendera kuri demokarasi. Twicyo twifuza ni justice, dushaka kubaho buri muntu uburenganzira bwe bwo kubaho akabugira. Icyo ngicyo wenda nabandangije kukivugaho, gusa icyo twifuza nuko mudufungurira abantu bakajya hanze bakabasha gukora, bakagira ubuzima bundi bubaho, mukareka kujya kudutungisha ibintu muha abantu nabo ubwanyu mudashobora kurya, nabyo bitagera ku bantu bose, mureka abanyarwanda bo kwicwa n'inzara. Ikindi nagira ngo mvuge ku kintu cyerekeranye n'uburezi mu Rwanda. Iyo ni ingingo ya kabiri. Abanyarwandakazi, nge ntabwo nicaye ahandi butinye kubivuga, kuko nababwiye ko ntabwo bafite, ntabwo ntinya imbunda, sintinya intwaro, kuko nanjye hano mfite intwaro nanjye, ntabwo ntinya imbunda. Rero reka mbabwire, ikibazo cy'uburezi mu Rwanda kirahangayikishije cyane, kandi impamvu gihangayikishije cyane, gihangayikishije igice kimwe, ikindi gice ntabwo gihangayitse, kandi nyamara ikidahangayitse nicyo gifite ubushobozi. Tugiye mu bintu by'uburezi mu Rwanda, abantu benshi bababara mu mitima, kuko tubirebye neza ireme ry'uburezi ryapfuye mu Rwanda kuva kera, ntabwo ripfuye ubu ngubu, ryapfuye umunsi umuntu abyuka agafata ibyemezo bye bwite, niba yabirose, niba yabitekereje, agahita avuga ati nkuyeho ururimi rw'igifaransa, kuva uyu munsi abantu baziga mu rurimi rw'ikinyarwanda, rw'icyongereza. Niriya ni menace mu burezi yari ikomeye cyane. Si uko tutari dukeneye kumenya icyongereza, kuko turanabizi ko nirwo rurimi ruri mu gukora mu rwego mpuzamahanga kuko cyane, si uko tutagishakaga, ariko ururimi ntabwo rubyuka umunsi umwe ngo umuntu arukureho, ni ibintu bigenda gake gake, kuko gufata ururimi ukarukuraho mu mashuri, n'abarimu nyamara bagomba kwigisha urwo rurimi rundi bataruzi, tutabeshye bakuyeho kwigisha mu gifaransa mu Rwanda. Ari abahe banyarwanda bazi icyongereza? Ari abahe barimu bari capable yo kwigisha icyongereza mu mashuri? Ntabo. Aho niho havuye kugira ngo Abaganda, Abanyakenya, abandi banyamahanga baze birare mu gihugu cyacu, badindiza uburezi bw'abana bacu, kuko nta esprit patriotisme y'igihugu cyacu bari bafite. Ntabwo bashinzwe gukunda abanyagihugu bacu, bazaga babigisha uko bashaka, abafata bagafata, abadafata bakarorera, kandi abo barimu bakagera mu mashuri ari internationali abahemba amafaranga menshi, muri za école publique ntibageremo, ugasanga ari ireme ry'uburezi ryadindiye tutabeshye. Umunyagihugu agira uko yigisha abana b'igihugu, ashyiramo ubumuntu, agashyiramo urukundo, kuko abavuga ati mbategure ejo bazaba iki gihugu cyacu gitera imbere. Ariko umunyamahanga yaje gushaka amafaranga, nicyo nta kindi kimugenza. Iyo yabonye arataha, akaza akigisha geography y'u Rwanda kandi ari umugande, iyo geography azayigisha yizi hehe? Umwana akakubwira ngo yize geography akarangiza atazi n'igihingwa gihingwa mu gihugu cy'iwabo, kubera ko yigishijwe n'umugande cyangwa n'umunyamahanga wundi. Akaza akigisha histoire y'u Rwanda, ariko se ayizi hehe? Kuko ni wuzi urwo rurimi. Ntabwo aho turi buhatinde, ariko nicyo nashatse kubabwira nuko ireme ry'uburezi ryapfuye kera mu Rwanda, rimaze iminsi ripfuye. Ugasanga minisitiri umwe agiyeho, hari n'abataragiye bamaraho n'umwaka ahari, azanye ibye, undi minisitiri runaka agiyeho azanye ibye, undi atuyeho amabwiriza ye. Ibyo byose ariko abana b'u Rwanda bakinirwaho mu bwenge bwabo. Ireme ry'uburezi mu Rwanda rihinduka nk'ikibuga cy'umupira, ariko mwibagiwe ko ari abana b'abanyarwanda muri mu gukiniraho, mwibagiwe ko igihugu kitagira urubyiruko kiba kigiye kudindira, mwibagiwe ko urubyiruko ari rwo Rwanda rw'ejo hazaza, mwibagiwe ko mwe muri mu kubikora gutyo muri mu gusaza, ejo hazagera mukaba mutakibasha gukora. Rwa rubyiruko mudindiza ariko rugomba kuzamuka neza. Ireme ry'uburezi rirapfa. Ibyo byose biterwa n'iki? Abana b'abayobozi ntibiga inaha, abana baba bakagombye kubavugira, bakoraga ibyo ngibyo, barangiza bakuriza abana babo indege bakajya kwiga mu bihugu byo hanze bakiga neza, barangiza bakabishyurira mu mashuri meza y'inaha ngaha yiga muri systeme mpuzamahanga. Iryo reme ry'uburezi ntabwo ryabarebaga, kubera ko
abana babo ntabwo baryigamo. Ariko abayobozi mbabwire, ibyo ni umuco mubi wo kudakunda igihugu, ni umuco mubi wo kudakunda igihugu cyakubyaye, ni umuco mubi wo kudakunda abanyagihugu ngo umenye kubashakishiriza ikintu kibakwiriye. Icyo nashatse kubabwira ku burezi rero noneho kirengeje ni uko abana bacu bagiye kumara imyaka 2 bicaye mu ngo. Coronavirus igitangira kwaduka, ikubitiro rya mbere amashuri yarafunzwe. Umwaka urashize abana b'igihugu batiga, ariko abandi bana bamwe bari mu kwiga muri systeme mpuzamahanga, abo bana biga bakanimuka ntibagire ikibazo. Ariko abana biga muri systeme y'u Rwanda tujuru bari muri wa murongo. Ejo bundi turishima ngo baratangiye, ariko ngira ngo nta n'amezi 2 bamaze biga, amashuri arafunzwe. Ejo bundi bati muyitegure babyeyi, abana ku itariki 18 bazatangira, abatari baratangiye bo mu mashuri yo hasi. Ababyeyi barikokora, utuntu twose baragurisha, abandi baguza udufaranga, bagiye kwishyura za minerivare, amafaranga y'ishuri, bajya kwishyura ama uniforme, bajya kwishyura ibikoresho. Nyamara itariki yo gutangira amashuri yari itariki 18, ahubwo iyo tariki 18 z'ukwezi kwa mbere nibwo bahagaritse amashuri yose n'abigaga, bati noneho nabo ni barurere. Umubyeyi watanze ayo mafaranga yose akikokora ngo umwana ajye kwiga uyu munsi, akaba mwicaranye muri mu gutekereza ikimungu yicaranye. Ariko abayobozi mutekereza ikimungu cy'ababyeyi bicaranye abana imyaka 2 mu rugo batiga. Ese mujye mutekereza ku ngaruka zizaba kuri abo bana cyangwa zamaze no kubabaho? Umwaka ushize babaruraga abana benshi cyane, imibare y'indengakamere y'abana b'abakobwa bamaze kubyara inda zitateganijwe muri biriya bihe byaguma mu rugo. Sinzi niba Madame Jeannette Kagame yarigeze yumva iyo mibare, kuko mu nshingano ze nigeze kumva avuga ko afite ikigo ndetse gishinzwe kurengera abana b'abakobwa, kurenganura abana b'abakobwa, kubateza imbere. Nabonaga kenshi na kenshi agaragara muri iyo mirimo niba ntibeshya. Ariko niba bitari ibintu ukora biri formel ngo wereke amahanga ko witaye ku bana b'abakobwa, abo bana b'abakobwa bamaze guhura n'izi ngorane, waba hari icyo bateganyirije ushobora kuzabafasha Madame Jeannette Kagame? Aho nagira ngo makubaze, wenda sinzi niba uzahadusubiza, ariko niba utazanahadusubiza wowe uhigeho, ntekereza ko hari icyo wateganyaga kuzabamarira. Kuko ubu noneho icyakurikiyeho nuko mwongeye mukabasubiza mu rugo, bakaba noneho ubwo n'abatarabyaye bagiye kongera bakabyara, cyangwa se n'ababyaye bagasubizamwe abandi, kubera ko abana b'abanyarwanda batiga. Abana bamenye gukorera amafaranga. Aba bana bamaze kumenya gukorera amafaranga bazajya mu ishuri, bubahe mwarimu abayobore, babyumve, bemere guca bugufi, bige ko mubizi ko kwiga bivuna, atari ikintu cyo guhubukirwa. Icyo kintu mukigeho. Ese ko hari abana bamwe bataratangira b'incuke bari mu rugo, hakaba hari n'abandi b'incuke bigaga za maternelle, hakaba hari n'abandi bigaga za primaire. Dusanzwe tubizi ko mu Rwanda imibare y'abanyeshuri n'ubundi mu mashuri ari publique yiyongera cyane. Hanyuma abo bana bamwe muzabadindiza, mubasubiza inyuma, abandi mwaba muzabigenza muti? Abese abakuzemo muzareka kubatangiza? Ese muzabashyira bakuru babo mu ishuri biga bagerekeraniye? Se ntabwo nzi neza ukuntu ibyo bintu muteganya kubigenza. Ariko nk'ababyeyi natwe n'abanyarwanda bakunda igihugu, twifuzaga ko mwadusobanurira neza bidafefetse uburyo mwiteguye kuzakemura ikibazo cy'uburezi mu Rwanda. Kuko nk'uyu munsi Kigali iri muri guma mu rugo, mu ntara bariga. Ibyo nabyo tukabyibazaho nk'abanyarwanda. Niba ese nk'abanyeshuri bazakora ibizamini bya leta, muzategura ikizamini cya leta cyo mu ntara, mutegure n'ikizamini cya leta cyo mu mujyi wa Kigali ukwacyo? Cyangwa se abana bose muzabareka barangize mu bahe diplome, mu bahe za merci corona? Ibyo bintu mwakagombye kubitubwira neza, mukabidusobanurira nk'abanyagihugu, mutatubwiye ngo muzareba uko mubigenza. Kuko ijambo muzareba uko mubigenza rikubiyemo ibintu byinshi, bishobora kuba positif ku babyeyi, ariko tutirengagije ko bishobora no kuba negatif bikatugirira ingaruka ku bana. Nimudusobanurire neza ukuntu muzabigenza. Abo bana bamwe barimo kwiga, abandi batiga, bazakorana ibizamini. Ese bazagendera kuri gahunda imwe, cyangwa mu gihugu cy'u Rwanda bizahinduka, habeho gahunda y'intara ukwazo, habeho na gahunda y'umujyi wa Kigali mu myigire? Murakoze. Ariko icyo kintu nagira ngo saba abayobozi bacu bagerageze kudufasha kuzadusobanurira neza ku kintu cy'uburezi mu Rwanda,
kuko uburezi bw'u Rwanda bwabaye nk'ikibuga cy'umupira bakiniramo. Mwihangane murekere gukinira ku burezi bw'abana bacu, kuko abantu bariga kandi biga neza nta kibazo bafite. Mwihangane mudufashe. Icyo ngicyo wenda cy'uburezi reka nacyo ngisubikira ahangaha, ariko nari nsubitse ntavuze ku kintu cy'abana b'Abanyarwanda bari muri za boarding kugeza kuri uyu munsi. Hari abana bari muri boarding kandi nibo bana benshi bari mu ntara bagiye muri za boarding, ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali muri za boarding. Mw'Abanyarwanda aba bana babaye nk'aho bakoze ibyaha, babaye nk'aho bafunzwe mu buryo butazwi, batandukanye n'ababyeyi babo. Ariko bayobozi, mwibagiwe uburenganzira bw'umuryango, mwibagiwe ko umwana akenera kumenya amakuru y'ababyeyi be, mwirengagiza ko umubyeyi akenera kumenya amakuru y'umwana we. Ariko nkamwe ko muri ababyeyi, ubwo wagufata nkawe minisitiri cyangwa se na Jeannette, koko mwishyire mu mwanya w'ababyeyi bafite abana mu ntara, bafite abana muri boarding. Uwagufata akagutandukanya n'abana bawe, akabafata akabashyira muri boarding, ntumenye uko umwana yabayeho, ntiwemerewe kujya kumusura, ntiwemerewe kubaza ku kigo amakuru. N'uyu ubajije barakubwira ngo umwana araba. Tukiri kuri iki kibazo twavugaga ikibijyanye no kutugumisha mu rugo, mu bibazo byaguma mu rugo n'udupfukamunwa ahantu hadakenewe, wenda twakongeraho ikindi kibazo cy'ibintu by'inkingo. Nk'ubu ngubu hari inkingo ngo za corona, bavuga ko zimwe zimaze kugera no mu gihugu cyacu, ku buryo hari abantu bamwe bagiriwe bazahita bazihabwa ku ikubitiro. Harimo abaganga, harimo abageze mu zabukuru, harimo n'abantu bafite indwara zidakira, indwara zikomeye cyane. Ntabwo urukingo turwanze mu by'ukuri, nta nubwo njanga kugira ngo babuze gahunda yo kwemera inkingo, kuko uburwayi burahari, ibyo ndabyemera pe. Ariko hari ikintu tugomba kubanza tukitondera. Inkingo mu buzima busanzwe zigira igihe cyo kugeragezwa. Abazikoze bagira igihe kitari gito, kitari n'imyaka mike yo kugerageza izo nkingo, kugira ngo zitagira ingaruka ku bantu bagiye kuzikoresha. Banyarwanda, Banyarwandakazi, izi nkingo za corona ntekereza ko nta n'umwaka ushize bazikoze cyangwa se bazigerageza, dukurikije n'igihe corona yadukiye. None rero guhita zoherezwa mu gihugu cyacu ndetse zigatangira guhita zishyirwa mu bikorwa byihuse, ndatekereza ko byaba biteye impungenge kuri buri munyarwanda uwo ari we wese utekereza, kuko icya mbere cyo n'abaziduhaye bameze nk'aho batizeye neza uko zikora, batizeye neza ubuziranenge bwazo, kuko niyo baguhaye urukingo se bakubwira ngo kandi n'ubundi iyo ndwara urugero uyirware, ntabwo bisobanutse neza. Ikindi kintu kidasobanutsemo mu buryo bazihutishije. Kuva kera kose habayeho indwara, diyabete zabayeho zirica abantu, za kanseri zabayeho, za sida zabayeho, ntabwo bigeze bihutira kuzishakira urukingo ku buryo bwihuse. Ariko urukingo rwa corona rwo rubonetse nta n'umwaka ushize. Ibi bintu ni byo kwitonderwa, kuko ntabwo imibiri y'Abanyarwanda ariyo mibiri yo kuza kugeragerezwaho ku ikubitiro rya mbere ngo yemere izi nkingo. Si imibiri y'ibimonyo, si imibiri y'imbeba bakoreraho ubushakashatsi bw'inkingo za coronavirusi, tubyumvikane. Ntabwo twanze inkingo, ariko leta nizitundishe, be gufata inkingo ngo bahite bazitura ku bantu ako kanya, ngo kandi buri muntu wese aziteze, yaba abishaka yaba atanabishaka. Nizere ko izi nkingo batazigera bazigira itegeko. Kuzihutisha kw'ikosa ribayeho rizihutishije, ariko nizere ko batazigera bazigira itegeko mu Banyarwanda, kuko hari igihe dushobora kuvuga ngo ntabwo ari itegeko, ariko rikaza ari itegeko riri mu buryo butagaragara, itegeko rikabaho indirectement. Ugasanga niba umuntu ari mu kazi runaka, bakavuga bati abakozi bose bikingize, nyamara mu gihe we yumva atabitekerezaho neza ngo abyumve, akibyibaza, hagikeneye umwanya wo kubanza kubireba no kubitekerezaho neza, bagahita bamubwira bati ntabwo wemerewe kuba uri mu kazi kubera ko ushobora kwanduza abandi coronavirus. Icyo gihe haba hajemo akarengane ku Banyarwanda,
inkingo zaba zibaye nkaho zibaye itegeko ariko mu buryo butagaragara, mu buryo bateruye ngo bavuge ko ari itegeko ariko ari itegeko. Niba umuntu ashobora kujya gusaba serivisi runaka bati ntimwinjira muri banki cyangwa se ntimwinjira kwa muganga naho uterekanye icyangombwa, cyangwa ntiwinjira muri taxi uterekanye icyangombwa cy'uko wakingiwe coronavirus, icyo gihe tuzaba twarabigize itegeko. Niyo mpamvu rero nsaba abanyarwanda kugira ngo bihangane izi nkingo, abayobozi bihangane kugira ngo batazigira itegeko ku banyarwanda. Ntabwo turamenya ibyazo, hari igihe n'inganda zibikora kugira ngo zibonere amafaranga, ariko bibagiwe ko ari ubuzima bw'abantu bari mu gukiniraho, cyane cyane ko abanyafurika nta kintu baba bababwiye. Rero batubabarire abayobozi babigenze neza. Umuntu wumva afite ubwoba akeneye kwiteza urukingo agenda rwiteze ku bushake bwe, ariko umuntu wumva akibyigaho mutubabarire ntimuzabitugireho itegeko. Ejo tutazajya kubona tukabona abantu batangiye kujya badutahirana mu ngo baje kudukingira nkaho iyo ndwara ariyo ndwara yabayeho yonyine. Njye kugeza n'uyu munota mfite ikibazo nibaza, ntabwo nzi niba abandi banyarwanda bagenzi banjye batakibaza, ntabwo nzi niba nta ndwara ikicaye indi mu Rwanda. Umuntu wese ko urwaye agapfa bavuga ko yishwe na coronavirus, ese izindi ndwara muri iyi minsi zaba zarabonye konji yo kwica ku buryo zitakica, ku buryo umuntu wese urwaye n'uwari warasabitswe n'indwara zirenze za diyabete n'iki byose, umurwayi wese ahinduka umupfu wa coronavirus? Nta bandi bantu indwara zindi zikica. Icyo nacyo njye ku giti cyane nyibazaho, ntabwo nzi uko mukibazo mwe nk'abanyarwanda, ariko njye nyibazaho rwose ngasanga hari ibintu byinshi inyuma, byinshi cyane bishobora gutuma abantu bihutira gufata urukingo kandi mu buryo bushobora kubateza ikibazo. Nyiri aho ngaho ngenzi ko hari igihe cyageze perezida wacu acagwa mu Rwanda avuga ko atagikeneye ko abazungu badukuburira, ko badusigariza ngo duhere mu bintu byabo tuyoborwe nabo. Hariya hantu rwose yarahakoze nk'umunyafurika udashaka kuguma mu kuba imbata y'abazungu. None si uyu munsi kuki tubaye imbata yabo muri guma mu rugo, kuki tubaye imbata yabo mu dupfukamunwa tubigana tutazi n'ibyo turimo, kuki tubaye imbata zo kuba tugiye gufata inkingo zikorewe iwabo nta n'umunyafurika wabitestinze ntaki, twiyibagije ko matiyeri premieri bakoresha zose ziva muri Afurika nta neza badushakira, baba badushakamo ibintu byose bijyanye n'inyungu. Kuki bakora urukingo nta n'igihe kishize rugenzurwa bakarutwoherereza bakiyemeza ko turufata natwe tukaba tugiye kubishyira mu bikorwa ku buryo bwihuse? nasabaga leta kugira ngo aho hantu higeho babyitondeshe kandi bazirinde kubidushyiraho nk'itegeko. Icyo kintu cy'inkingo rwose n'abantu benshi kibahangayikishije bumva batazi ibyo ari byo, leta itubabarire ibidufashemo n'ibitubereye maso, abantu nabo babigiremo ubushishozi barebe, wumva agomba kurwiteza rwiteze, undi nawe azarwiteza igihe azarwumvira, ariko mutabidushyizemo itegeko. Nicyo nagira ngo tukiganireho mbere yuko tujya kuganira ku zindi ngingo. Ni ngombwa yuko tujya tureba ibintu bifite umumaro tukabyigaho rwose, tukabyigaho tukareba hamwe nk'abanyarwanda, tugatinyuka, reka tugashira ubwoba. Reka mbabwire mwa abantu mwe, buriya abanyarwanda harageze ko dukwiye gutinyuka tukamenya ibintu biturimo, tukamenya ibintu bidufitiye umumaro, tukamenya n'ibyo dukwiye gukora kugira ngo turenganure imbaga nyamwinshi. Buriya iyo Dawidi aza gukomeza gutinya Goliyati, ntajye kurwanya Goliyati, n'amagingo n'aya abafilisitiya baba bagisuzugura ubwoko bw'Imana. Ariko si yamwicishije iki? Ko yamwicishije umuhumetso w'ibuye kuko yari ashyigikiwe n'Uwiteka. Nibyo hari iby'Imana tugira, hari iby'Imana itwitaho, ariko ni na ngombwa ko natwe ubwacu tugira ibyo duhaguruka tukayisaba amahoro, tukayisaba ibyishimo. Nta muntu n'umwe wemerewe kukubuza kwishima. Ngiyo ndebye hari igihe mbona mu Rwanda tumeze nk'abari mu kiriyo cy'ibintu tutazi, kuko ikintu mbona nyamukuru kigamijwe ni uko abanyarwanda batishima. Kandi nanjye simbona impamvu tutishima, ni uburenganzira bwacu, twaremewe kwishima. Ariko kwishima ni ikibazo mu Rwanda, ntabwo ari byo. Mureke twishime, twidagadure, tunezerwe, twirinde korona, ariko tutayishyize imbere ngo ducengeze mu myobo, tuzavaho tunayihunga, tucengere n'ahadacengerwa. Murakoze.
Mubabarire inyota yarinyishe. Narindi ku kibazo cy'abana bari muri za boarding. Abo bana babaye nkaho babaye imfungwa mu bigo by'amashuri. Birabaje kubona umubyeyi anahamagara nko ku ishuri akabaza amakuru y'umwana wanjye, bati umwana araho se basi mwamumpaye tukanavugana, bati arahora amahoro ikizaba tuzakubwira. Babyeyi banyarwanda, banyarwandakazi, iryo jambo rishatse kuvuga iki ku mubyeyi? Iryo jambo uryumvishije umubyeyi wasinzira, riguhumure ku mwana wawe. Birakwiriye ko umuntu ajya afata umuntu akamushyira mu mwanya we. Ntabwo mpamya neza ko mu bafata iyo myanzuro nk'iyo uwabagira gutyo ku bana babo bo babyemera cyangwa bakishima. Icyo tukireke wenda, ibyo byose ubwo bazagira uko bakidusobanurira hamwe n'iby'uburezi. Ariko umwana niba yaragiye kwiga akaba ari muri boarding, bayobozi bacu mutubabarire. Boarding zo kudihindukira gereza z'abana, boarding zo kuba intandaro yo gutandukanya umwana n'umuryango we, boarding zo kuba intandaro yo gutandukanya umubyeyi n'umwana we. Kuko icyo kintu kirababaje cyane, nubwo mubona ko abanyarwanda batavuga baceceka, ariko icyo kintu kirahangayikishije. Mukigeho neza. Tuve ku cy'uburezi nacyo twihute tujye ku ngingo ya 4 ya 3. Ingingo ya 3 niyo ivuga iti uburenganzira bw'imyizerere mu Rwanda n'ubuhe. Wenda mwambaza mu imyizerere ni iyihe, ariko ku isi yose abantu bagira imyizerere yabo. Hari abasenga, hari abaterekera, hari abizera Kristo, hari abizera Muhammad, hari abizera iki. Ariko nk'abanyarwanda natwe twakagombye kugira uburenganzira bw'imyizerere yacu. Impamvu iki kintu nakibajijeho, ntabwo ari ingingo ndi butindeho cyane kuko ntabwo ngiwe ni pasitoro, mumbabarire, ntabwo ndi umunyamadini ngo nze kuvuga mu rwego rwo kuba mpagarariye amadini. Ariko ku ikubitiro rya mbere nabonye ikintu gifungwa cya mbere n'insengero. Ntabwo ndamenya neza impamvu insengero ziba mu kintu gifungwa ku ikubitiro rya mbere. Abantu sinumva ukuntu bashobora kujya mu isoko bakabasha kwikontorora, bakabasha kubahiriza amabwiriza, iyo metero bakayishyiramo, bagakaraba intoki, bagapfuka umunwa. Ariko noneho abajya mu nsengero ntibabishobore. Ntabwo ndamenya niba mu nsengero ari ukuba ibigande cyangwa se ari ukuba wenda intamenya ku buryo batabasha kwikontorora ngo nabo bashyiremo ya metero, bakaraba intoki, ariko banasenga Imana. Buri muntu uko kwizera kwe tukubahe, ajye mu nzu y'Imana asenge. Cyane cyane ko narabyize ko religiyo cyangwa se iyobokamana biri mu bintu bya mbere bifasha guverinoma kuyobora neza. Kuko hari ibintu abanyagihugu badakora atari uko batinya leta, ahubwo ari uko batinya Imana kubera imyizerere yabo. Ubu hari umuntu utatinya kwica umuntu kubera leta kuko avuga ati barafunga, ariko yakinjira mu myizerere agatinya Imana kuko azi ko kwica ari icyaha. Noneho nkibaza rero nkavuga, ese guverinoma yo izayobora ite nta yobokamana riri mu gihugu? Iyobokamana rishaka kuzimira, aho leta yo ntabwo bizayibera ikibazo mu myaka izaza, kikazayigonga nk'uko icy'uburezi gishobora kuzayigonga. Hari ukuntu njye nabitekereje, nibaza niba uri nk'umugabo umuntu akakwirukana mu rugo rwawe, nsanga wababara cyane bikomeye. Nibaza ukuntu ku ikubitiro rya mbere icyorezo cyinjiye mu gihugu, ikintu cya mbere tubanza guhagurutsa ari Imana mu gihugu cyacu. Ntabwo ibyo ari ibanga, insengero zafunzwe ku buryo rwose ubona budasobanutse. Ibindi byose bigerageza kugenda bifungura, ariko insengero zifungura gake gake, nabwo n'izifunguye ziriho amananiza menshi, kandi nyinshi nabwo zigifunze. Ariko n'izifunguye ziriho amananiza menshi, kandi bababwira ko mbere na mbere ikintu bagomba kubanza kwigisha ari ukwigisha kwirinda korona. Ariko mu nzu y'Imana twari dusanzwe twigamo ijambo ry'Imana. Ntabwo nzi ko mu nzu y'Imana ariho twajyaga kwigira korona. Nibyo ko tuyirinda, ariko nimureke korona yo kudutesha umutwe, korona yo kutuvugisha amangambure ngo tuyivuge n'ahari ngombwa n'ahatari ngombwa. Korona ibe korona, twayishyize imbere. Njye hari igihe ndeba, reka nanabibabwire, ntabwo ntinya kubibabwira kuko nababwiye ngo hari igihe kigera umuntu ubwoba bugashira. Hari igihe mbona korona yarabaye iturufu mu Rwanda. Mubisuzume neza. Hari igihe mbona korona yarabaye iturufu mu Rwanda, irahari, ariko uburyo tuyifata ntabwo ari bwo buryo korona mu by'ukuri irimo.
tuyiha uburemere bukaze kubera inyungu za politiki. Ntabwo ndi butinye kukibabwira nicaye ahangaha. Corona tuyiha uburemere bukaze kuruta ubwo ifite, tukayifatira ingamba ziremereye kuruta izo twagafashe kubera inyungu bwite za leta. Kuko ntabwo numva ukuntu dufata gahunda ngo abantu ngo tugume mu rugo tukagumishwa mu ngo, nyamara ibibuga by'indege bifunguye, ba mukerarugendo baza basura ibyiza nyaburanga by'u Rwanda. Umunyamahanga akaba ashobora gukomanga iwavuye i Burayi, igihugu cyamwemereye ko yinjira ngo bamupimye corona avuye mu mahanga, nyamara umuturanyi wawe akaba adashobora kukubaza ati waramutse ute. Bikaba bitemewe. Umuvandimwe wawe atemeye kugusura, n'abafite ababyeyi badashobora kubapfusha ngo babasure, ngo bajye kubashyingura babone uko bagenda iyo mu ntara, no kugenda ari uruhushya umuvandimwe wawe yashiramo umwuka mutabonanye kandi utamwanga. Ugasanga umunyamahanga afite uburenganzira mu gihugu cyacu kuturusha. Nibyo muzanabirebe, ntabwo mbeshya, niyo muhuriye nko muri banke baramutambutsa, ariko wowe ugasigara ku murongo. Kubera iki? Kuki bagira uburenganzira wacu twebwe kuturusha? Nababwiye ngo ntabwo bakidukoronije. Mwihangane mwe kudusubiza mu bukorone, twamaze kwigobotora ngo iyo bukorone mwidusubizamo. Iyo rero urebye usanga hari ukuntu corona ishaka kuba urwitwazo cyane, bibe iturufu ya leta ikoresha mu kugira ngo iramire inyungu zayo, ariko nyamara birengagije inyungu z'abaturage nyamwinshi. Mwihangane banyarwanda, bayobozi bacu, mugabanye kujya mudushyiraho ibintu byo kuturusha ubwenge cyane, ngo mutugire ibikoresho, mudufatireho amaturufu runaka, mufatiraneho kutugira nk'abantu batazi ubwenge. Mwebwe mukoresha iturufu runaka y'ikintu mushaka kwitwaza kugira ngo mubone inyungu zanyu. Corona ni iturufu isimbuye iturufu ya jenoside. Mu Rwanda mu bihe byashize, kera tukiri abana, no mu gihe cyose cyashize mu myaka itambutse, umuntu yakoraga akantu kugira ngo umuntu amucishe bugufi akamubwira ati wantera hamwe. Nyamara ntabwo bivuga ko abanyarwanda bose bari mu gihugu bishe. Mw'abanyarwanda mwe, ntitukajye ducira abantu imanza ngo tuvuge ko abantu bose ari abagome, twirengagije yuko hari n'abaduhishe kugeza kuri uyu munota turiho kubera ko badufashije. Ugasanga iturufu ya jenoside mu Rwanda yabaye iturufu jenoside yakorewe Abatutsi. Inzibutso bakazisura, amadevize agatambuka mu Rwanda ya jenoside yakorewe Abatutsi. Imibiri y'abacu igacuruzwa, nta nubwo ndi butinye kubibabwira. Nyamara twebwe abaresikape tumeze nk'abasubijwe inyuma n'amateka, nta n'utwitayeho. Yego Farije yaratwishyuriye, ariko se wakishyurira umwana wawe wowe uri umubyeyi, ukamwishyurira atagira umwenda wo kwambara, ukamwishyurira ishuri atagira itike imujyana ku ishuri, akazarigera hati barangiza bakicara ngo abana ba Farije ngo nabaswa, ngo abana ba Farije ngo nibo batajya bamenya ubwenge, ngo ni ibicucu, ngo kubera ko ngo bati ngo bigira ubuntu. Narabyukaga umujinya ukanyica cyane, ariko nkaba icyo nako. Ahubwo twagira ubwenge. Fata umwana wawe wabyaye, umushyire kwiga muri ziriya kondisiyo, atagira umuntu umwitaho, atagira umureberera, atagira umufasha, hanyuma urebe ko yiga ishuri akayishobora. Twagira ubwenge. Iyo turufu mukayirisha, tukayumva twe tugashira mu mitima. Abapfakazi inzu zibagwaho, incike inzu zubakiwe, barubakiye inzu zitagira fondasiyo, zifite ubufondasiyo bw'ubutafari, nyuma y'imyaka ingahe bukaba burahirimye. Abenshi inzu zabaguyeho, abenshi inzu zabo zarahirimye, ariko nyamara imibiri y'abacu icuruzwa mu nzibutso zitandukanye, birirwa bavuga jenoside, dore ko ni ikintu kitakubayeho kukivuga byoroha cyane. Mumbabarire nari ntambikiriye gato, si ibyo nashaka kuvugaho. Nuko ariko akunda umuntu bafite ibintu mu mutima nabyo bikaba birasandaye. Nge ndabona n'iyi corona igiye kuzaba iturufu nka jenoside mu Rwanda. Duhagarike mu by'ukuri. Umuntu wese arakangishwa corona, ikibaye ni corona, ariko ni gute umuntu yambara agapfukamunwa ahagaze imbere y'igipangu cy'ikuko? Sinaje kuganundisha abanyarwanda ngo be kwirinda corona. Kwambara agapfukamunwa ndabyemera,
ako tutanibagije ko umwuka duhumeka ari mubi, ari umwuka dusohora ari mubi, tutakagombye kuwusubiza mu bihaha ngo tuwuhumeke, ahubwo n'ubundi korona tuzayirwara cyane kuko duhumeka nabi, duhumeka umwuka wo mu bupfukamunwa. Dukeneye no guhumeka umwuka mwiza, dukeneye ogisijene yo hanze, niko Imana yaremye umuntu. Wenda koko nibyo tutwambare mu isoko, tutwambare handi hantu hari abantu benshi, natwe ntabwo dukeneye gufata imibiri yacu ngo tuyangize dupfe nabi. Ariko n'umuntu ahagarara imbere y'igipangu cye dasi muco ngo kujya utambaye agapfukamunwa, ubwo se kuri wenyine umuntu wupfukiye iki? Abantu bagendane baturutse mu modoka, bari mu modoka baturutse mu rugo rumwe, umupolisi ngo bahagarike ngo kujya agapfukamunwa kamanutse se kandi n'ubundi babana mu rugo rumwe bararana mu nzu imwe. Mwahaye abanyarwanda amahoro koko, mwakihanganye byibuza abanyarwanda nabo bakabona amahoro bagatuza bakanishima. Ariko usiko abanyarwanda batakishima. Mwihangane mwe gukoresha korona cyane ngo ihinduke urundi rwitwazo rutuma abanyarwanda kandi badindira nanone, ugasanga dufashe ingamba zo kuguma mu rugo, umuntu kujya guhaha n'ibibazo, kugenda no kwisobanura. Ariko nyamara ikipe y'igihugu igasohoka hanze ikajya gukina. Ese bariya si abanyarwanda? Ese bo turabanzi? Kuki bo dufashe imibiri yabo tukayipfusha ubusa tukemera ko bajya gukina? Muri ibyo bihe tuhagombye gufunga. Ejo bundi habaye ikibazo, ikipe yacu itsinze. Niba ari ikibazo ubwo niba ari igisubizo ntabwo nzi uko nabisobanura, ariko kuri banyarwanda cyari igisubizo kuko cyari intsinzi. Gusa haje kubamo ikibazo cy'uko abantu bananiwe kwihangana, basandara mu mihanda barishima cyane, bibagirwa n'ubupfukamunwa, barasara nyine bajya kubyina intsinzi y'Amavubi. Ariko muri kamere twebwe abanyarwanda uko twari turema mu byishimo, twari tumenyereye kwishima. Niko umuntu ameze n'ubundi no ku isi yose, kuko nibyo ni ikintu cy'ingenzi cyo gutuma umuntu abaho iminsi. Ariko inzego za polisi ziza gufata ingamba. Ngira ngo ubungubu uyu munsi Amavubi ari bukine, ndibaza ko kuri buri rugo hashobora kuba hari abapolisi cyangwa daso batuma abantu bataza gusohoka. Ariko twibagije ko ikipe y'igihugu, ako Amavubi ari ikipe y'igihugu kandi natwe turi abanyagihugu. Niba rero dufashe ingamba zo kuguma mu rugo, numva ubwo twakaguma mu rugo n'ubundi tukirinda twese ntihagire ibice bimwe bibasha kugenda, n'ubundi ubwo cyaba ari icyorezo. Niba nta turufu irimo yo kugira ngo amadevize yinjire mu Rwanda, ntabwo ba mukerarugendo bakagombye kuba baza, ahubwo ari no batuzanira n'iyo korona bakagombye kuba bahagaze. Kandi ikindi tutarabasha kumenya ni ukuntu tugumishwa mu rugo, ariko kandi imibare ikiyongera. Iyo mibare yiyongera noneho biturutse he, bigenda bite? Leta nigerageze kutubera amaso. Ku bwanjye navuga ntiharageze ko umuntu wese ufite inshingano mu kugira ikintu yakorera abanyarwanda bakagira amahoro agikora mu bubasha bwe, kuko njyewe uvuga n'abandi wenda babitekereza ntacyo dushoboye kuba twakora, ariko harimo abantu babishoboye babasha kugira ikintu bakora kuri iki kintu. Batubabarire bahaguruke bagira ikintu bakora kugira ngo abanyarwanda babashe kugira amahoro, tubashe kubaho mu buzima busanzwe, tubeho neza. Iyo ngingo rero y'imyizerere yo nayirangije, nanayisimbutse, ahubwo ngeze ku yindi ngingo ivuga ya 4 ari nayo ngiye gusorezaho, ivuga ngo ese aho abanyarwanda ntibaba bameze nk'intama zitagira umwungeri. Ubundi bivuga umushumba, umuyobozi, umuntu ureberera abandi. Nicyo nashatse kuvuga. Impamvu rero mvuze ngo abanyarwanda ntibaba bameze nk'intama zitagira umwungeri, nuko ibi bintu byose dusakuzamo, ibintu byose bituhangayikishije, bibojeje imitima y'abanyarwanda, ntabwo byakagombye kuba bituriho, ko hari ababishinzwe bakaturebereye. Njye nko mu buzima busanzwe nzi ko nk'iyo mu rugo habaye ikibazo hasohoka umugabo nyir'urugo. Iyo habaye ikibazo giteye ubwoba hasohoka umugabo nyir'urugo. Niyo mpamvu Bibiliya imwita umutwe w'urugo, asohoka kugira ngo arebe ikibaye, ndetse nibiba ngombwa ahumurize abandi bo mu rugo, kuko baba barusha ubushobozi n'ubudahangarwa. Iyo umugabo adahari cyangwa se arwaye cyangwa afite ikindi kibazo, hasohoka umugore nka nyir'urugo, agasohoka mu cyimbo cy'umuntu uhagarariye urugo, akagaruka agakomeza abana. Ntabwo bakomeza bavuza induru kandi hari ababyeyi.
iyo umubyeyi w'umugore nawe adahari haba hari abandi bantu baba muri urwo rugo, wenda tuvuge nk'abazamu cyangwa abandi bakozi cyangwa abandi bantu bakuru bari aho ngaho, nibo basohoka baza bakavuga bati nimuhumure ni amahoro, bagahumuriza abana batoya. Iyo abo bose badahari, nyir'urugo akaba afite abana bakuru, umukuru muri bo cyangwa se umukurikiye ubishoboye muri bo niwe usohoka akajya hanze akareba ikibaye, akagaruka agahumuriza turumuna twe, akatubwira ati mwihangane muhumure ni amahoro, cyangwa se akamenya uko arwana na cya kintu nk'umuntu mukuru. Mu Rwanda rero njyewe nabonyemo amayobera, ntabwo navuga ko ari amayobera matagatifu, ni amayobera ntazi uko ameze, ariko nabonye mu Rwanda buri wese yirwanaho mu bushobozi bwe, mu byo adashoboye, ubundi abantu bagaceceka. Ariko mwa bantu mwe, njyewe iki cyorezo cyiza cya corona ntabwo nigeze mbasha kubona nyakubahwa perezida wa repubulika asohoka ngo afate mikoro abwira abaturage ati baturage banjye mukomere muhumure, banyarwanda banyarwandakazi mwigira ubwoba mwikuka umutima, icyorezo kirahari ariko dufite ingamba zo kukirinda, kandi mwinjire mu nzu noneho ubwo tubashyize muri guma mu rugo, ariko muzarya ku buryo ubu n'ubu. Muhumure nta munyarwanda uzicwa n'inzara, muhumure nta munyarwanda uzabura uko yivuza, muhumure muhumure mukomere, ndahari nk'umuyobozi wanyu mbari imbere. Ntabwo mbizi niba hari abandi babibonye, ariko njyewe ntabwo nabibonye mu by'ukuri, mvugishije ukuri ntabwo nabibonye. Igikurikireho icyari gukurikiraho njye natekerezaga, numvaga ko niba wenda ari mu ruzinduko atabonetse cyangwa kubw'impamvu ze bwite, Madamu Jeannette Kagame yagombaga gufata mikoro nk'umubyeyi wacu, cyane cyane ko ababyeyi b'abagore tugira imbabazi, tugira impuhwe. Iyo habaye akantu usanga uhita wirukanka ufata utwana ushaka kudukubira ahantu hamwe kugira ngo duhumurize. Numvaga yakagombye kuba yarafashe mikoro akatujya imbere nka first lady, akatubwira ati muhumure muhumure, bimeze gutya nubwo adahari, nubwo bimeze gutya ariko muhumure, hari ingamba, hari ukuntu turi bubigenze. Ntabwo turi bufate ingamba ngo zibakakariye gusa, ahubwo hari ukundi kuntu igihugu cyamaze kubatekerereza. Muhumure nta munyarwanda uzicwa n'inzara, muhumure nubwo korona ihari, mushikame dusenge. Ntabwo nigeze mbibona mu by'ukuri, njye mbivugishije ukuri ntabwo nabibonye. Dufite abaminisitiri, dufite na minisitiri w'intebe na minisitiri wa sena, dufite n'abayobozi bandi twitoreye, abadepite n'abandi. Nta muntu n'umwe nigeze mbona njyewe afata mikoro ngo ajye imbere yacu nka minisitiri w'intebe atubwira ati muhumure banyarwanda banyarwandakazi, ndahari tubari imbere, hari ibiri gukorwa, turi gutegura ibi n'ibi, turi gutegura ibi n'ibi, turi gutegura ibi n'ibi, muhumure nta kibazo gihari, nta n'umunyarwanda uzicwa n'inzara, na korona tuzayirwanya nk'abanyarwanda dushyize hamwe. Ibyo nabyo nabonye kubeshya ni kubi, usibye kubona ibintu bisa nabyo, ibyo bisa nabyo byo njye narabibonye, ariko ntabwo nabonye ibiri byo, ntabwo nabibonye mu by'ukuri. Abo bantu bose badahari, nyakubahwa perezida wacu afite abana bakuru, buriya Cyomoro cyangwa Anje n'abandi bana be, njye nabonaga icyashimisha abantu muri guma mu rugo hari uko twajya twumva tukumva ngo Anje yajyanye imfashanyo mu mudugudu uyu n'uyu, yafashije abaturage baha n'aha baticwa n'inzara. Tukumva ngo Cyomoro yabyukiye mu karere kanaka, yajyanye ikamyo wenda yuzuyemo umuceri cyangwa se n'iyo kawunga, ariko pana biriya biboze, yagiye gufasha akarere kanaka kugira ngo abaturage baticwa n'inzara, abandi bana bagenzi be babashe kubona uko barya. Wenda ntabwo mbizi mwebwe niba mwarabibonye ibyo bintu, ariko njyewe ntabwo nigeze mbibona. Kandi cyari gishimishije nuko tubabona mu makuba akomeye cyane, mu gihe umuntu ashobora kurara agapfira mu nzu n'umuturanyi we atanabizi. Nicyo nabonaga cyari kuba gishimishije. Icyo kintu rero nicyo cyatumye mvuga ngo ubundi ko abanyarwanda tuboze imitima, abanyarwanda tukaba tuvugira mu matamatama, kuko iyo mu matamatama ho biravugwa n'abantu ukabona ko baboze imitima bashize. Ariko ibi bintu turimo, abakuru bacu bari hehe? Abakuru bacu bari hehe?
aba bantu batureberera, aba bajenerali bacu rwose, abakuru b'ingabo bari hehe? Ingabo abantu mwarwaniye bakaba bashobora noneho kwicwa n'inzara mukibabwira ngo nimagume mu nzu birinde corona. Aba bantu mwabarwaniriye mudashaka kubarengera. Hari ubushobozi mufite bunini cyane bwo kuba hari ikintu mwakora abanyarwanda bakarenganurwa, bwo kuba hari ikintu mwakora abanyarwanda bakabona amahoro. Hari kinini cyane mwakora. Mereye nko kuri wowe James Kabarebe, uri umunyamabanga umukuru w'igihugu, uri umunyamabanga w'igihugu, ubitse amabanga menshi y'igihugu. Kabarebe hari nawe hari kugeza kuri uyu munota nabeshye kubika bitakoroheye. Hari amabanga akomeye cyane ubitse igihugu. Hari ikintu kinini wakora sundi ibyo bintu uzabika ugeze ryari? Kabarebe ufite urufunguzo rwo gushyira abanyarwanda mu mahoro. Uramutse ubishaka none ahangaha ufite urufunguzo rwo kugira ikintu ukora. Ese utegereje ko Imana ibikwibwirira kugira ngo ugire ikintu ukora abanyarwanda barenganurwe? Koko ihangane basuba intwari, wenda uba intwari rimwe mu buzima bwawe, ariko uba intwari urenganura abanyarwanda, ukunda abanyarwanda. Gerageza basi, ndenda bigusabye, gerageza wihangane. Harimo abanyagosenge, harimo ababishwa banyu, hari kumva abanyarwanda barababaye, nubwo babereka ko baseka ariko imitima yabo yaraboze. Mutubabarire, mureke kutugira nk'ababana baba kuri mukase. Umwana uba kuri mukasi yose iyo abonye se, mukasi aramuterura, akamuheka, akamusiga, akamwambika neza, akamugaburira, akamubyinirira. Ise yamara kugenda akamucinya, akamukubita, akamumerera nabi, akamwicisha inzara, kuko yagira ngo abeshye se ko amukundira umwana kandi mu by'ukuri atamukunda. Uko niko abanyarwanda bameze mu maso y'abanyamahanga. Mugera ku banyamahanga mukabereka ibyiza ku banyarwanda, mukabereka ko dutekanye, ko twishimye, ko dukize, nta munyarwanda wicwa n'inzara. Nyamara ntabwo ariko bimeze. Abanyarwanda baboze imitima, abanyarwanda barababaye, abanyarwanda benda gusandara imitima. Nimwihangane, mugire ikintu mukora murengera abanyarwanda. Byibuza mwiyumve mu butwari, mugire ikintu mwakora. Madamu Jeannette Kagame, hari ikintu wakora ukaba umubyeyi, ukarenganura abana b'u Rwanda. Ukivuga ko nawe wari kugufatira abana ntibige, wababara. Ukivuga ko wari kugufatira abana akabafungirana ahantu gutyo utemerewe gusohoka, udafite uburenganzira, wababara. Kandi akabagufungirana ntacyo kurya ufite cyo kubaha. Bishyire mu mwanya, bikurure muri sanse y'umubyeyi w'umugore. Utekereza umuntu agufasha akagushyirira abana mu nzu mukikingirana, nta kintu ufite cyo kubaha, wamererwa gutya. Hari ikintu mukwiye gukora. Abanyarwanda ntibakomeze kubaho nk'intama zitagira umwungeri, nk'abantu batagira abantu babareberera, ngo dufatirwe imyanzuro y'i Burayi bafashe. Basi mwebwe mwagenda mukiyoborera i Burayi, mukareka twe tukagumana u Rwanda rwacu, tukagumana demokarasi. Niba mushaka ko dufatirwa imyanzuro nk'iy'abazungu, ntabwo turi bubyemere, kuko ntabwo turi dusuye mu bukoroni bwabo. Hari ikintu mwakora mukarenganura abanyarwanda. Ntimwirengagize rubanda rugufi, mukumva ko umuntu wese ari kimwe n'undi, ari ukomeye. Nta gihugu muzabona cy'abakire gusa, igihugu kizaturwamo n'abantu b'ingeri zose. Nuko Imana yabikoze, nuko bimeze. Ntabwo mwagakwiye kwirengagiza uburenganzira bw'ibanze bwo kubaho k'umunyarwanda. Niyo mpamvu rero nababwiraga ngo dushobora kuba tumeze nk'intama zitagira umwungeri. Mugerageze muturengere nk'abanyarwanda, mugerageze mudufashe, mutube hafi. Nicyo kintu tubifuzaho, mudufashe, mutube hafi, mugire ikintu mukora. Ndabibasabye rwose. Njye ntabwo naje kubasaba ngo perezida asohoke, ngo ajye hehe mubone, ngo nemere ko ariho. Oya, ntabwo ari byo naje gusaba. Mumureke umusaza yiruhukire, mumureke aho araruhuke. Erega umuntu wese agira igihe cyo kuganira n'Imana ye, kandi ntabwo Imana ishatse ko uganira nayo ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo hoya. Ushobora gusuzugura abandi bantu, ushobora kugira gute, ariko Imana yo ishatse ngo uganire nayo, muraganira. Ntiwamenya uburyo ki umuntu aganira n'Imana, ntiwamenya. Ibyo bintu ntabwo nshaka kubyinjiramo, ntabwo nkeneye kubyinjiramo na gatoya. Gusa icyo nasabaga,
nisabiraga abafite inshingano zo kuturenganura kugira ngo baturenganure, ejo tutazagira ngo tukagira ibyigomeke, tukagira abantu bizirikaho ibisasu kandi tutari tubizi mu muco w'Abanyarwanda. Nubwo tuzi ikintu kimwe cy'uko umuntu wese uvuze ibitajyanye n'ibyo leta ishaka bamwita umwanzi w'u Rwanda, ndabizi neza nanjye ndahaguruka munyita umwanzi w'igihugu, ariko ntabwo ariko biri. Ahubwo niba Abanyarwanda bose bashiraga ubwoba bagatinyuka bagakunda igihugu, bagakunda abanyagihugu, bakumva ko batagomba kubona barengana, twaba tugize amahirwe. Njye ntabwo ndi umwanzi w'igihugu, ndi umunyarwanda ukunda Abanyarwanda, ubabajwe n'ibintu biri kubaho ku Banyarwanda, bihugu ubufindo biri kubabaho, ufite esprit patriotisme, ukunda buri munyarwanda aho ari hose, yaba ari hano mu Rwanda, yaba ari mu ishyamba, yaba ari mu mahanga, yaba ari hehe, apfa kuba ari umwana w'umunyarwanda. Umutima wanjye uramukunda kandi afite uburenganzira mu Rwanda bungana n'ubw'abandi bose. Nicyo mparanira rero, nicyo mparanira. Ntabwo naje aha ngaha ndwanira politike, nta myanya y'ubuyobozi mfite muri politike, mumbabarire, nta niyo ndwanira, nta n'ishyaka naje nturutsemo, njye singira iby'amashyaka. Gusa nababajwe no kubona Abanyarwanda batabayeho neza, batishimye, badafite uburenganzira. Niyo mpamvu navuze ntabwo ndi umwanzi w'igihugu, sindi n'ukirwanya, nubwo ndi buhaguruke mu kabinyita, ariko ntabwo ariko biri. Gusa njye ntabwo mfite ubwoba cyane ngo mperanywe nabwo, ntabwo ari uko ntari umuntu, kuko nta nubwo ndi ikihebe. Ntabwo waba ikihebe uri umubyeyi ufite abana bane. Impfuye hari benshi bababara, hari n'ababaye imfubyi cyane ko mbitinya. Njyewe nabayeho ndiyo, ndabitinya rero, ariko mu kubitinya ntabwo byari kumeza mu mfuruka ngo nkomeze guceceka mbona n'abandi Banyarwanda bagenzi banjye barengana. Byananiye kwihangana, nyine ubwo mubyihanganire namwe, mubifata uko mubyumva, mukora icyo mushaka. Nimushaka munansange rwose n'uyu munsi umunani ntware, mwamfunga, mwampimbira ibyaha, mwangerekaho ibindi byose ndabyiteguye. Uyu munota naho mwanyica, ariko ndangije inshingano numvaga mu mutima wanjye zindya zo kuvuganira Abanyarwanda, zo kuvuga ukuntu Abanyarwanda bababaye, zo kubamenyesha ko nubwo tubasekera ariko tutishimye, zo kubamenyesha ko ducecetse ariko tutanyuzwe. Nta kindi, ntacyo mparanira kindi, si inyungu zanjye, ni inyungu za rubanda nyamwinshi. Naba abagore b'agataro bacuruza mwirirwa mwirukankana muhohotera, ndashaka ko bongera kurengana, mukumva ko umunyarwanda afite uburenganzira kimwe n'uwundi munyarwanda. Ni ukugira ngo ndenganure Abanyarwanda. Yiba byanshobokeraga nkaba mfite icyo nkora nonaha, njyewe nanagikora. Nta ntwaro mfite rero, nta n'ingabo zindinda, nta mbunda njye ngira, nta nubwo nzi no kuyifata, nta n'ingabo mfite runaka navuga ngo zirandinda, kuko ndi umunyarwanda uri simple cyane. Ariko nanone ndi umuntu natapfa kwica uko ashaka, kuko hari umwami undengera cyane kandi ukomeye. Iyi ntwaro mfite nanjye rero ishobora kundwanirira mu gihe hari umuntu washaka kumpohotera, ntaharaniye inyungu zanjye bwite, naharaniye inyungu z'Abanyarwanda. Harageze ngo murekure ubwoko bw'Imana ari bo Banyarwanda. Harageze ngo mureke Abanyarwanda babone uburenganzira mu gihugu cyabo, batuze bishime. Harageze bayobozi, harageze ngo murekure ubwoko bw'Imana ari bo Banyarwanda. Mbibasubiriremo, harageze ngo murekure ubwoko bw'Imana ari bo Banyarwanda. Murekure Abanyarwanda batuze, murekure Abanyarwanda bagira amahoro, murekure Abanyarwanda banezerwe, mwe kubicisha agahinda. Kandi namwe Banyarwanda, harageze ko mushira ubwoba, mukagaragaza ko mubabaye, mukareka kubeshya ko mwishimye mutishimye. Reka mbabwire ikintu. Iyo Mose aza kwigumira ibwami, yarerewe ibwami se, akirira ibyo kurya byaho akanezerwa, Abayisiraheli ntabwo bari kuva mu bucakara bw'Abanyegiputa. N'amagingo n'aya baba bakiri mu bucakara bw'Abanyegiputa. Byasabye Mose ko atinyuka. Harageze rero ko buri muntu wese ufite ikintu cyo gukora kugira ngo Abanyarwanda bagire amahoro atinyuke, ye kureba ngo ndi mu gihugu ngo arafata, oya njye sindi ni Burundi,
hafi yacu. Njye sinzi ndi mu mujyi wa Kigali, nahababwiyeho ntuye Kimironko bose mu karere ka Gasabo. Reka mboneho no guhita mbabwira nimero zanjye ntarabyibagirwa, kugira ngo umuntu wese wagira ikibazo kuri video yanjye aze kunsobanuza, kandi n'uwashaka kunkenera yaba agiye no kumfunga yaba agiye no kungirira nabi ye kurinda kujya guperereza ngo aturutse kure ngo twamubona gute. Oya, antelefone narambwira ati ni polisi y'u Rwanda itabaribu, nditaba. Antelefone nditaba rwose, ntabwo nyegeye, ntabwo nihishe, mvuze narambiwe. Nababwiye ko nitwa Idamange irya Mugwiza Yvonne. Nimero zanjye ni 07 88 8 30 5 7 6. Ndazisubiramo, ni 07 88 8 30 5 7 6. Uwankenera wese yambona kuri iyo telefone, ntabwo nenda kuyikuraho umuhumure, nta nubwo nenda kwihisha. Gusa icyo nagira ngo mbamenyeshe, ntabwo ndi umusazi, nta kibazo mfite mu mutwe. Oya, ntihagire umuntu ubeshyira ngo narasaze, ndi muzima. Nta nubwo naje gusaba, ntabwo nshonje, nta nubwo njyewe nenda kwica. Ntihagire umuntu ubeshyira abanyarwanda ngo niyahuye. Ubwiyahuzi nkoze ni ubugusa bwo kuza gushaka kurenganura abanyarwanda, ariko ntabwo nakiyahura. Nababwiye ko ndi umubyeyi, abana banjye barankeneye, nta n'indwara mfite runaka idakira intera kwiheba ngo itume numva ko nakiyica, nakiyahura. Ibyo wabivuga yabambeshyeye. Ndi no mu rugo iwanjye ubu tuvugana, ndi muri Guma mu rugo, ntabwo ndi busohoke ngo barangonga. Mumbabarire rwose, n'abakozi banjye turumvikanye, nta kibazo mfitanye nabo, ntibari bunige. Mana umva, ubwo mbese ikimbaho kiraba ari kubera ibyo navuze, kandi ntabwo bambifitiye, kuko nabivuze niteguye ko byose bishoboka, kandi nabivuze naniwe. Uyu munota icyambaho inshingano zanjye zo kurenganura abanyarwanda naba nabikivuze, message nashaka gutambutsa naba nayitambukije. Kandi reka mbabwire, n'uwangira nabi n'uwanyica ejo havuka undi umeze nkanjye. Ntago abantu bose bateze kuzumva ibintu ngo bemere kuba inkoma amashyi, ngo bemere kubaho nk'abami babedishi, ngo ibyo uvuze n'ibyo mwidishyi. Oya, hari abantu bazabona ibintu bibi bagasobanura ko ari bibi. Cyane cyane ko mbabwire ko ubu Rwanda tugezemo ntabwo rukeneye kuyoborwa n'umuntu muri we wifitemo ibitekerezo byo kumva ko ari umuhutu arengera abahutu, ahagarariye abahutu. Ntirushaka kuyoborwa n'umuntu wumva ko ari umututsi arengera abatutsi, ahagarariye abatutsi. Ntiruteze kurengerwa n'umuntu wumva ko ari umusangwabutaka, ahagarariye abasangwabutaka. Ibi ni ntabwo u Rwanda rukeneye umuyobozi ufite ijonjora n'iri na rimwe, ryaba rishingiye ku karere uturuka he, ryaba rishingiye ku ruhu rw'umuntu, rwaba rishingiye ku bwoko, byaba bishingiye ku gitsina, byaba bishingiye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. U Rwanda rukeneye kuyoborwa n'umuntu muri ukunda abanyarwanda, ukunda u Rwanda, ufite esprit patriotisme, ushobora kurwanira igihugu cye mu gihe bibaye ngombwa, ushobora kwitangira abanyarwanda mu gihe bibaye ngombwa, utikunda. Kigeretse kuri icyo, wubaha Imana, utinya ijisho ry'Uwiteka, wubaha Imana, uvuga ati Imana izambaza ubwoko bwayo. Ibyo nakora byose byaba bibi byaba byiza, ariko ku munsi umwe Imana izambaza ubwoko bwayo. Uwo muntu ufite kubaha Imana muri we, ufite gutinya Imana yihindura umushyitsi, atumva ko afite kwica abantu uko yishakiye, uwo muntu ni u Rwanda rukeneye. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, ntabwo nifuza kubarambira, nta nubwo nifuza kuvuga byinshi, kuko nta nubwo mfite ubushobozi bwo gukemura ibibazo uyu munsi. Ariko icyo nzi ni uko bitinde bitebuke bizakemuka, bitinde bitebuke abanyarwanda bazishima, bitinde bitebuke amahoro azaza mu gihugu cyacu. Ndangije rero bashimira kandi mbaragiza Imana, amahoro y'Imana abane namwe iteka ryose, kandi mbifuriza ko mukomeza kwirinda coronavirus, ariko mukomeze kwirinda n'ibindi bintu byose. Ndabakunda cyane,
munanitekerezaho, munanashakisha ingamba zindi mwafata zo kugira ngo mubashe kubaho mutayicwa na depression mu mazu, muticwa n'agahinda n'ubwigunge, kandi mukomeza kubaha Imana. Murakoze cyane rero. Ubwo niharamuka hagize ibindi bintu nkenera kubaganirizaho, Imana ikindinze n'ubundi nzabaganiriza, kuko nkunda Abanyarwanda cyane. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Murakoze. Amen.